Mu gihe twibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurakangurira buri wese kuzirikana igihuza Abanyarwanda, akamagana ikibatandukanye. Buri wese arasabwa kwirinda ibi byaha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari ingengabitekerezo ya Jenoside, guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, guhisha ingiro Jenoside yakorewe Abatutsi, kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi, kwiba cyangwa kwangiza imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa Jenoside cyangwa se ahashyinguye imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, no guhohotera uwacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari n'indi myitwarire igaragaza ingengabitekerezo ya Jenoside dukwiye gufatanya twese nayo tukayamagana, nko gutemagura amatungo cyangwa imyaka y'uwacitse ku icumu hagamijwe kumuhombya no kumusubiza mu bihe bikomeye bya Jenoside yanyuzemo. Hari ukuzimiza cyangwa konona ibirango bigaragaza Jenoside, hakaba n'imvugo zitoneka imitima y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe nyamuna nimusesengure, mushungure amagambo mugiye gukoresha, ejo mutazagwa muri ibi byaha. RIB kandi yongeye kwibutsa buri wese ko ibi bikorwa byose bigize ibyaha bihanwa n'amategeko mu Rwanda, cyane cyane iryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Uramutse uhuye nabyo, ihutire gutanga amakuru ku murongo wa RIB utishyurwa ari wo 166. Ushobora no kuyatanga kandi unyuze ku rubuga rwa RIB ari rwo wa@rib.gov.rw, ukinjira handitse online services, ugakanda handitse menyesha, hanyuma ugahitamo handitse tanga amakuru ku cyaha, ukuzuza neza ifishi uhasanga. Ubu butumwa nubwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB.